Kamubwira impamvu abagabo ari abagome. Egera hano. Abakobwa gusa. Egera hano. Umutipe yacitse ubukwe buri umusibe ejo kuwa gatandatu. Umukobwa bari bakundanye imyaka 4. They have been dating for 4 years. Imyaka 4 uri kuyumva. The guy yagiye. Bamuhamagaye se bitamukuru. Ko turi gushaka muri service runaka, turi gushaka ibintu runaka ukabura biti. Arababwira yanitabye, arababwira ati shansabye imbabazi. Ariko ngo ntabwo nabona n'umuntu nashaka. Can you imagine? Tise bite hari ikintu yaba yakoze byagenze bite? Baramubaza cyane. Arababwira ati uwo mwana w'umukobwa ngiye nta kintu yankoreye. Umwana w'umukobwa ngiye ni imfura rwose yambere imfura akazi ntacyo mushinja. Tise bite? Kuki watumye ibintu bigera ahangaha tugategura ubukwe bukagera ahangaha bite? Iyi ni ibi ndikobwa ni inkuru yabayeho ntago ari inkuru mimbano ntago ari inkuru ntirano iyi ni inkuru yabayeho uko nari kuzabwambaramo umusibejo. Umukobwa ntabwo ari inshuti yanjye cyane ariko nyine nari yaranya approach nze nari kuzambara. The guy yagiye. Tise bite ko atumye ibintu bigera ahangaha ubukwe bakabutegura ukanakwa ukabutaye no gusaba inkwano biri byose ukabyemera hakaba haburaga amasaha 48 ngo ubukwe bube ubu nta nubwo narimo kuki wahisemo. Aravuga ati njyewe re buriya ntabwo nashaka kumuteza agahinda nashaka ko ngo dubana nyine bikarangira nyine ntingaragare nkaho namuteye umwanya we w'ubusa. Ariko nabitekerejeho ninjoro nsanga ngaho kugira mbare n'umuntu akunda ngo ubuzima bwanjye bwose ngo namureka. All these years ladies, this is your sign ko umuhungu bimwe kakanya ashobora kuba atagukunda. Umuhungu ushobora gutetana umwaka 2 akwita girlfriend umwita boyfriend agufuhira yarakuretse abashuti kandi atagukunda birashoboka cyane. Hari igihe umukobwa yifuza bataramubona agafata uri hafi. Just mu mutwe we hari umukobwa yimajinnye ashaka. Kandi buri muhungu wese n'umugabo wubatse wese afite umuntu aba afite umutwe yifuza. Rero yatamubonye afata ibiri hafi. Ibiri hafi rero ageza buryo ki ashaka kwikonsatara nabyo agashaka buryo ki abyishyiramo nyine kare byo bihari ariko stika kantu ko kumva ko yifuza undi muntu nikabure. Birashoboka ko umuhungu ushaka kundana umwaka 1 2 3 atagukunda. Urabyemera ntubyemera? Just akabimva adashaka kuba ari single, ashaka kana hafi aho afite ashaka umuntu ita girlfriend, ashaka umuntu bazajya babikorana, ashaka ariko none umuri mu mutwe akaba atamubona agafata uri hafi. Urumva n'umuhungu yari hanganye ku mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane. Urubukura umuhungu azi gufunga umwuka. None we iki gikubwira ko ngo umuranye imyaka 2 agukunda. Birabiro mwivugishwa ngabagabo n'abana ngo ameze nk'abana ngabagore ngo biraba bumvaga bavuga ngo abagore batushubwenyishe nta muntu urusha abagabo ubwenge they are monsters. Murumuna wa Adamu nta muntu urusha umugabo ubwenge nta n'umurusha ubugome nibazakubeshye. Umukobwa niba yari afite nka 27 agiye gutegereza indi myaka 3 gitereza indi myaka cyangwa 4 azafatamo umwe kubanza kwiyakira undi wa kabiri ahore n'umutipe bateretane indi myaka 2 bafate n'undi mwaka wo kuba bategeza umbyo kubana abagize 32. Urumva igihe cy'umukobwa uba wangije ni hano rero abantu batangira bakiga no kuroga ugasanga ikintu cy'igihungu niba muhungu we aho rwose niba wabonye no video kabaswa rero wakoze ibi bintu uri nyana yimbwa uri kigwari. Mwebwe wenda urumva ntacyo bivuze kubira kivuze ku mukobwa kuko first of all abantu bagiye kumusaka ku gasozi negishobazi ko waba bararoga cyangwa se bamubenze umukobwa atera umwaku n'ibiki bagiye kuvuga amagambo menshi bimufata guhita atava hano yaratuye aje gutura ahantu kure aje mu bihugu duturanye aje hehe aje guhunga amagambo n'igisebo.
arwaye depression agenda nanuke kubera igitekerezo kimwe cyaturutse ku ngegera y'umwana w'umuhungu. Ladies, let's be careful. Mwihangana amagambo nakoresheje narindi pest, ariko let's be careful with these men. Aba ntago ari basaza bacu. Iki kiremwa gifite ubwenge, kiratangaje. Abyo bintu mwivugishwa ngo abagabo ni nk'abana, ayo magambo muyareke.